Ese koko bya nyabyo ngo umubyeyi Bikira Mariya yongeye abonekera abantu ku kindi giti i Musanze? Reka turebe niba ari byo koko. Ariko mbere yuko mbibagezaho banza ukande subscribe kuri iyi channel yitwa Ibisasu TV. Ikindi kandi biragusaba kureba ino video kugeza irangiye. Ikindi kandi andika muri comment niba wemera Imana ati amina, kanda like kuri ino video, kanda share ino video uyisangize n'abandi bantu baze barebe aya makuru. Ati gahunda iteye ngute rero? Abantu muri kubona video za trendinze ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube, Facebook ndetse n'izindi mbuga, mukabona amakuru ari kuvuga ngo umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye abana babiri mu karere ka Musanze, hanyuma bihuruza imbaga nyamwinshi baje kureba uwo mubyeyi Bikira Mariya ngo ari ku giti. Ayo makuru yaravuzwe kandi ayo makuru ari mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ashobora kuba ari aya nyayo kubera ko abana ntibabeshya. Uburyo bwa kabiri bishobora kuba atari ibya nyabyo, nta wamenya, ni amayobera matagatifu. Hari umuntu wanditse muri comment mu kanya ngo hari ibyahishwa abanyabwenge ngo bisobanurirwa abaswa. Numvise bari kuvuga ngo ngo umuntu wabonaga Bikira Mariya ari ku giti ngo ni umuntu wabaga ufite ukwizera mu mutima we, ariko ngo niba warazaga kumureba utabyizeye ngo nawe wabonaga. Ese ayo makuru muri kuyumva? Hari andi makuru muri kumva ngo umubyeyi Bikira Mariya yimukiye ku kindi giti muri Musanze. Ayo makuru ni ibihuha, ibyo bintu babyihorere. Ayo makuru ntago ari nyayo. Umubyeyi Bikira Mariya ntago yimuka ava ku giti kimwe ngo ejo mubone mu ipera, ejo mubone mu mwembe, ejo mubone muri voka, ejo mubone ku ibati. Oya, ntago ari umuzimu, ibyo bintu mubireke. Bikira Mariya niba byaranabayeho yiyerekanye inshuro imwe, iyo nshuro niyo uzi, niyo nzi, niyo bazi. Abo bandi muri kubona babaha andi makuru y'ibipindi ngo Bikira Mariya yongeye abonekera abantu ku kindi giti, ayo makuru ntago ariyo. Mureke gukurikira ibihuha, ndababujije. Ese wemera Imana? Byandika muri comment. Amen irabaye, welcome in Rwanda, Bikira Mariya birabaye, ndetse n'ibindi. Reka mbabwire irindi jambo ry'ubwenge mugomba kumenya. Mfite poromosiyo ku bantu bifuza gutunga YouTube channel zibahemba agatubutse. Ndabigukorera ku noti ya 5. Ni amafaranga make kandi nkaguha serivisi inoze online. Indi poromosiyo, ukeneye ko nkwamamariza ibikorwa byawe, urugero video zawe, iduka ryawe cyangwa se ibindi bicuruzwa byawe, ushobora kuba ari wowe, ushobora no kundangira undi. Ugenda uvuga ko nashyizeho poromosiyo, ndabigukorera ku mafaranga inoti y'ibihumbi 10 mu gihe kingana n'ukwezi. Imbuga zanjye zose ndakurikirwa, ndabigukorera nta kibazo, ndabibakorera nta kibazo. Ati iyo gahunda nayiteye ngute rero? Murahamagara cyangwa se mutwandikire kuri 0729 580. Turabasubiza, ikindi turabitaba. Ese muri tayari? Ino video yari igamije kubahumura no kwirinda gukomeza kumva amakuru y'ibinyoma ku mubyeyi Bikira Mariya. Niba yarabonetse rimwe, yarabonetse. Ibyo kuza ngo yabonetse nanone bwa kabiri ku kindi giti, oya, ayo makuru ntago ariyo. Niba ukunze ino video bitugaragarize muri comment, wandikamo ngo amena, wandikamo ngo urakoze, wandikamo amagambo meza cyane. Ikindi kanda like kuri ino video, kanda share ino video uyisangize n'abandi bantu baza batubwire icyo bamenye ku mubyeyi Bikira Mariya. Ese usengera muri Katolike? Abo bantu tumenyane. Andika muri comment, wandike ngo njyewe ndi umukatolika. Niba uri proud y'idini ryawe byandike tubimenye. Ya, ndabakunda. Reka video tuyisubikira ngaha. Imana ikomeze baho umugisha. Ciao ciao.